niba ufite website ukaba wajyaga wibaza uburyo wayamamaza mu buryo butanga umusaruro kandi butagusaba amafaranga menshi, iyi video iraza kugufasha. Uburyo bwa mbere bwiza bwo kwamamaza butagusaba amafaranga menshi kandi butanga umusaruro ni icyitwa SEO marketing. SEO marketing ubwo tuba tuvuga gushyira website yawe mu mashakiro nka Google, nka Bing n'andi mashakiro ari hano hanze menshi, ugatuma website yawe igaragaramo. Abantu benshi baragenda bakita ku gukora neza website zabo ngo zibe zagaragara, ariko ntibazisubmitinge bagategereza ko aya ma search engine azazidiscoveringa. Iryo ni ikosa. Nko muri Google wakoresha iyitwa Google Search Console, muri Bing wakoresha iyitwa Bing Webmaster, n'andi ma search engine nka za Yandex uzasanga zifitemo akenshi iyitwa Webmaster. Uyishatse ititwa Webmaster bahita bakwereka iyo bakoresha uko yitwa. Ubundi buryo buba bwiza cyane ni social media marketing, ariko cyane cyane ku mbuga nka LinkedIn. LinkedIn niho hantu heza ho kwamamariza website yawe kuruta kuba wakwamamaza mu bundi buryo bugiye butandukanye bushoboka, kubera ko nk'iyo wamamaza na email cyangwa na WhatsApp nibyo uba wamamaza, ibintu byawe bikanagera ku bantu, ariko usanga mu gihe kirekire ibintu byawe bikomeza kugenda bigera ku bantu bamwe gusa. So ibyo byakora mu gucuruza kuruta gushaka audience nshyashya iza kureba ibintu byawe. Ikindi, ibyo bijyanye na SEO nzabigarukaho kubera yuko website buriya niyo wayisubmitinga ntabwo zose zihita ziza kuri page ya mbere, ndetse hari n'igihe iba yari iriho ikavaho ejo igasubiraho, ariko wenda bitewe na competition cyangwa n'amakosa wakoze muri website yawe. So hari uburyo ugomba gustructuringamo content zawe nk'ubwo ngubwo, buri titre ya buri page kabiri unique, ntushyira akavuyo mu heading n'ibindi byinshi nzagarukaho ku buryo bwiza bwo kuba wategurira website yawe kugaragara mu ma search engine.